cyumweru gishize nanone hasesekaye inkuru ku ifatwa rya Major Calixte Sankara ariko uyu munsi twamenye ko ari amahoro. Nobwo ntaganzwa ko nakomeje kubona bavuga ko mutishimiye aya makuru y'uko ari amahoro ku rubuga rw'inyenyeri ni kubera iki si ukuzana itiku ariko nimubwire abanyarwanda bakomeje kunyandikira nimba hari ngo ishyari mwaba mufitiye Sankara. Bwana Ntaganzwa. Murakoze Madamu Christina, kuri uyu mwanya muduhaye nge biranashimishije cyane kubera ko abantu rimwe na rimwe bakunda kwandika uko biboneye. Hari abantu babonye internet bagira ngo ni ikintu cyo kuza ugakiniraho nga kwa kundi abana bagenda mu mukungugu cyangwa mu kiziba ahantu hari icyo n'imvura yaguye bakagenda baserebekamo. Nabo rero niko bameze, ugasanga barimo baragenda baserebeka bivugira uko bashatse. Ntabwo rero nigeze nishimira cyangwa marara cyangwa kuri urubuga rwa Radio Inyenyeri ko Sankara yaba yarafashwe. Mbere na mbere ndagira ngo umenyeshe abatwumva ko nta gihamya kigaragaza ko Sankara yafashwe. Ibyo nibyo bintu bya mbere twabanje kubaza, kubera ko iyo warebaga ibinyamakuru byabikwije babonaga ari ibinyamakuru bitazwi mu binyamakuru bisanzwe bizwi mu rwego mpuzamahanga, ukabona ikindi cyateraga impungenge, ukabona ishyaka barizwamo ryitwa RRM ntacyo ribuvugaho, ukabona umutwe abereye umuvugizi witwa FLN ntacyo uvugaho, ihuriro wa vice president abereye n'umuvugizi MRCD ntacyo bivugaho. Noneho twebwe nk'abantu dusanzwe dukurikirana ibya politiki y'u Rwanda ndetse no mu karere dukora icyo bita kwibaza, ese ni kuki niba koko umuntu yarafashwe bitagaragara uburyo yarafashwe, abo bantu baravuga ngo yarafashwe ariko ntibagaragaze yafatiwe he uretse ibyo binyamakuru. Yewe hari n'abataratinye kwandika ngo yageze i Kigali, ariko wakongera ukabaza ugasanga bavuga ngo nanjye nabitoye hariya kuri Facebook, nanjye nibyo nandukuye muteye kuri Facebook. Iki kintu ngomba kongera kwibutsa abanyarwanda n'abatwumva nuko ikinyamakuru gishobora no kwandika inkuru bitavuga ko ari ukuri. Iyo ugihaye inkuru ukagiha amafaranga kirayitambutsa, kuko ibinyamakuru byinshi byigenga burya biracuruza, ntabwo ari kimwe n'ibinyamakuru bya leta. Ibinyamakuru bya leta byo abanyamakuru akenshi baba bahembwa na leta. Burya n'ikinyamakuru tuzi ku isi kizwi cyane cyitwa Jeune Afrique cyangwa za New Vision, bya binyamakuru burya ushobora kujyanamo inkuru ugatanga amafaranga bakayihitisha. Iyo nta muntu bivuguruje nta kibazo, yayivuguruje barabivuga ati inkuru yazanwe na kanaka. Aho rero nicyo kintu nabonye abantu b'abanyarwanda bamwe, niba ari ukubera agahinda bafite, niba ari imitekerereze migufi bafite, bo babonye ko abantu bakora icyo nakwita critics, bumva ko umuntu yamaganye umuntu kandi bakibagirwa ko ubusanzwe burya iyo umuntu yavuze ngo agiye gukora politike abatandukanye n'ubuzima bwihariye. Ni ubwongo aba yabaye akabona bose, icyo bita public, ntabwo abakiri prive ari bwa buzima bwihariye. Ni ukuvuga ngo buri wese bashobora kugira critique bamukoraho bamwibaza, ese ubundi Sankarungu abantu bavuga ku cyo abantu bamutayigi, ese Perezida wa Amerika ntabwo bamukoraho critique? Tuzi Amerika ubuhangange bwabo. Umwamikazi w'Ubwongereza ntibamukoraho critique, umwami w'Ubuholandi ntibamukoraho critique, Perezida w'Ubufaransa ntibamukoraho critique. Kuki bumva rigito? Igihari ni kirero, igihari nuko burya nuvuga ikintu ukabona abantu batangiye gusakuza, abo bantu baba bari mu makosa. Iyo umuntu ari mukuri ntabwo asakuza, aguma mu bye akareka abavuga bakavuga. Ndagira ngo mbonereho niyame n'abantu barimo umugabo witwa Sylvestre, ujubeshya ngo ni umunyapolitiki ariko agomba kuba yifitiye ikibazo. Umuntu se uvuga ngo yarize ngo afite master akemera ko yaguzwe 3,000 by'amayero, yumva nta nisoni bite, utinyuka akagenda agafata
ibintu abantu bamuhaye nta gihamya na kimwe kigaragaza ko ibyo bintu byanditswe n'umuntu kanaka akagenda akabinyanyagiza akavuga ngo bantu ngo barakorera demayi ariko bari abantu bazi demayi icyo ari cyo gusa ariko bwana Ntagahozwa ngewe ayo makuru maze kuyabona kenshi abantu bambaza nimba mutari inyenzi we ntuseke ntugire ikibazo rwose ibyo bakwandikiye ubibaze nge ndahari cyo koze mararamba bare ntajye umuntu atwaye umwanya nawe ndamuha umwanya ubwabyo ndagira ngo abantu babisobanure neza iyo umuntu avuga ngo turabademaye ngewe akabishinja cyangwa akabishinja abandi bumva ibintu nkanjye kimwe cyambere mbita mbona umuntu afite ubujiji ko demaye ni urwego rwa gisirikare rw'iperereza ntabwo ariko rero aho turi kuhakorera igihugu gifite urwego rushinzwe ubutasi bwo hanze u Rwanda abo bantu rero ahubwo mbona bahahamutse kubera ibibazo bifitiye cyangwa kubera gutinya leta ikibaye cyose bakakita demaye noneho rero ngarutse ndagira ngo nongere babwire nti ntabwo critique kuri Sankara zikoze ari uko izo nkuru zivuga ko yafashwe ndacyazita inkuru kubera ko nta kimenyetso na kimwe cyagaragaza ko yafashwe nazikoze na mbere ngaragaza ubuhubutsi bivuga muri rusange organisation yabo yakoze itinyuka kwigamba ko yarasha abaturage ibyo ntabwo bisanzwe ubundi uvuga ngo ugiye gukora urugamba urarwanya ubutegetsi buriho urwana nyine nabo ugomba kurwana ntabwo ugomba guhura n'abaturage ibyo bya nibo ubwabo bivugira ngo nibo bateye Nyabimata inshuro zingahe kandi Nyabimata bikagaragara ko nta musirikare wakomeretse nta musirikare wapfuye ahubwo hapfuye abaturage icyo kintu rero ni ikintu namaganye n'ubu njyamagana n'undi wese cyangwa irindi shyaka cyangwa irindi huriro ryabikora naryamagana ntabwo ari ubundi zisangara nk'umuntu twabadufite sangara se nk'umuntu uretse na sanga umuntu wese waba ufite ibitekerezo byiza biganisha kujya kuvugurura imikorere y'ubutegetsi bw'i Kigali buhari namushyigikira byaba ngombwa akaba namutwerera ibishoboka ariko ntabwo wafata umuntu waguruka akajya gufata abaturage akabashyira mu menyo ya rubamba akajya gufata abaturage akabicisha ngo umuntu agomba kumwamagana burya abanyarwanda bakoze ikosa nongere bisubiremo abanyarwanda bakoze ikosa abanyarwanda nibo bantu sigaye mbona iyo bavuze opposition batazi icyo bishatse kuvuga iryo kosa ryagaragaye guhera muri 1991 amashyaka atangira ari nabyo burya byatumye genocide iba abantu bicamo ngo abitwa power abandi bakabarebera nyuma icyo byatanze ni genocide ikaba yaratumye u Rwanda kugira ngo rumenyekane mu bindi bikorwa bivuze ngo umunyarwanda ku isi hose bahita bumva ngo genocide none abazungu bahita banagereka uri umuhutu cyangwa uri umututsi ibyo rero nkanjye w'umunyarwanda wabonye ibyabaye waberemo victime n'ubu nahaze umuntu akaba ari victime hahandi ugera igihe usigara witinya ndashaka kuvuga iki bakubaza uriwe ugatinya kubera ko ntubuze umuntu ubikubajije icyo agamije kubera ko hari ubwoko bwahawe isura yuko ari ubwoko bw'abicanyi kandi ubwo bwoko butari mwabicanyi bose harimo ababikoze kuko buri bwoko bugira ababi n'abeza aho rero nkavuga nti mbonereho mbwire abakunzi ba Sankara bafite uburenganzira bwo gushyigikira Sankara ariko niba Sankara yo gukora politiki y'u Rwanda nanjye ndi umunyarwanda n'undi munyarwanda wese afite uburenganzira bwo kuyivugaho nawe ufite uburenganzira bwo kugira uwacirekesha kubera ko ntabwo ari u Rwanda si umugabane w'umuntu umwe kanaka ni ukuvuga ngo mbonereho nacugika igihe cyose ihuriro MRCD ishyaka RRM bataratanga itangazo n'ibimenyetso bigaragaza ko yafashwe abantu njyewe ndi mu bazakomeza gukritika izo kuko kuva naho bagera bagatebuka bavuga ngo
leta y'u Rwanda ngo yagiye ngo mu birwa bya Komore ngo aho Sankara ngo yafate ngo bakarega ngo bakava ngo Sankara baramushinja ko yarakoze genocide. Aha ndagira ngo mbwira ariko abanyarwanda barabeshya koko. Hari umuzungu wigeze yandika igitabo mu Faransa uwo bita Pierre Peya, nuko yacyanditse n'abavuga ngo abatutsi n'ababeshyi. Yandika ngo abanyarwanda ahubwo benshi n'ababeshyi. Kuko iyo urebye nk'abo bantu bavuga gutyo uravuga ati ariko umuntu aravuga FPR arayise, kubera ko ni nayo mpamvu ubona opposition nyarwanda imaze imyaka 25 idatera agatambwe. Nkunda no kubivuga buri gihe, sino kuri radio no kugenda bivuga, niba bashaka kurwanya FPR abantu nibabanze bayimenye. Nta kuntu leta y'u Rwanda ishobora gutinyuka nubwo tuzi ko izi gutekinika kujye kuvuga ngo Sankara ngo yateguye genocide. Ibyo ntishobora gutinyuka kubivuga, tishobora gutinyuka kubyandika. Amahirwe tugira nuko nyira abo bantu batari bagaragaza ubwo rupapuro bagendewe aho magambo bavuga, kuko umuntu ibyo yishakiye yabivuga, kuko nyira abo ba Silvestre n'abarwayi nkawe batinyuka bakavuga ngo umuntu n'umudemayi. Urumva ntabwo nabarenganya, kubera ko baravuga ngo umushumba w'ingurube ahora azibona aho agiye hose. Nabo kubera nyine bahuye niyo demayi kabakanga cyangwa hari byo bumvikana ntibashobora kuyibikorera, bahora bumva ko nta kindi uretse demayi. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Ntaganzwa kuri ibyo bisobanuro byawe. Noble, wowe iriya nkuru y'ifungwa rya Major Felix Sankara ikijya hanze, hari abantu banditse kuri Facebook ngo ari wowe wamugambaniye. Waba ufiki na Major Sankara ku buryo wamugambanira? Ntago nibaza yuko abantu bandika ku mbuga social media, Facebook, Twitter cyangwa se WhatsApp, na hari n'izindi abana banjye bajya bavuga bazita ni Snapchat n'ibiki, Instagram. biriya ni social media. Umuntu wese aba afite uburenganzira bwandika ikintu kimuje mu mutwe, ariko ntago biba bivuga ko ibyo yanditse ari byo kuri. Nge ntago najya hano ngo ntangire kuvuga ko ntigeze ngambanira Sankara, ariko na Sankara nawe ubwe ndibaza ko abizi ko ngewe nawe ibyifuzo twifuza muri iki gihe turimo ni bimwe, usibye ko wenda we abikorera mu bundi buryo. Twifuza ko habaho impinduka mu Rwanda, twifuza ko Kagame atanga urubuga abantu bakisanzura, ko abanyarwanda baboshye ntago ari FLN MRSD gusa. Abanyarwanda baboshye ni benshi, haba bari hanze cyangwa se mu gihugu, haba cyangwa twebwe twibera ahandi natwe tutari muri politike yo kurwana no kwica abantu. Ariko ijambo nkuko Kagame ubwe yigeze kubyivugira hambere, yaravuze ati intambara y'amasasu twarayirangije, ariko intambara y'ijambo ati niyikomeye. Kandi koko yaramukomereye, kuko hano tuvuga amaze gufunga abanyapolitike benshi, yafunze Ingabire, yafunze Diane, yafunze Ntaganda, yafunze abanyapolitike benshi cyane. Ntago barashashaga amasasu, ariko ijambo ukuri, itegeko. So ntago rero nibaza ko ngewe na Sankara ibitekerezo byacu birahuye, ariko wenda icyerekezo nicyo gitandukana. Ntago rero abantu bandika, ntago ari we wabyanditse. Ntago rero nafata abantu babahisi n'abagenzi bandika ibintu ngo numve yuko ibyo bintu na mugenzi wanjye Sankara ariko abyumva. So nje ukuntu nabyakiriye nk'ibintu byandikwa byose. None se ko Kigali yose ibyo yaranditse n'ibikeya, none se hari ubwo umuntu aba yarafashe ibyanditswe ku mbuga byanditswe n'intore ngo abyiture leta? So leta ikibazo dufitanye ni imiyoborere mibi, ubutegetsi bubi, gukandamiza, kwica no gufunga nangwa se no kunyaga. Ibyo ndibaza ko twese ari cyo kintu dukomeze kureba. Ntabwo ari ukureba ngo wamvuze ku rubuga, wamvuze ibintu bivugirwa ku rubuga ni ibintu bihita, urabireba bigahita. Niko nakubwira Christine.
yego urakoze cyane tujye